Ubundi kuri regime gusa ntago biragabanuka ku buryo abantu bose babibona ariko kubera Imana ngenda numva ko biri kugabanuka. Niki cyagabanutse iyo wabyibushye cyane niki biba bikubangamiyeho? Ibingabangamira ni byinshi. Yaba kujya muri toilette birambangamira. Toilette urabizi ko abantu umuntu ajya muri toilette akicara noneho umuntu akicara mpaka birangije nyine bisoje. Ngewe rero mu gihe njya muri toilette nkicara nkamara umwanya nkongera nkaguruka nkongera nkicara nkongera nkaguruka nkongera nkicara ngahita mvamo mitangende kubera kunanirwa. Hanyuma na ya gahunda nyine y'abantu bakuru nayo birabizi urumva irangora ni ibintu byinshi cyane bingora kuzamuka. Ugiye ikora? Ndayikora rwose. Kandi vuba mfite n'ubukwe. Genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo. Reka ngusuhuze nagushimira aho uri hose ubasha gukurikira ibiganiro by'Urugendo Online TV. Imana ikomeze kugumugisha nimba winjiye muri uru rugo rushya ni hano wahageze. Nitwa Samu Gakire. Jerry arahabaye nawe ku buhanga bw'amajwi n'amashusho by'Urugendo Online TV. Duhita dukomeza urugendo rwacu abantu bari mu Rwanda, abantu bari Burundi, Bujumbura, Kongo, Uganda, ibihugu bya Afrika bitandukanye, abantu bari Bwota Masimbi, Amerika, Australia, Canada, abantu bose babasha kumva no kuvuga ikinyarwanda. Nabashimiye cyane kandi bahaye ikaze muri uru rugo rushya. Ukore subscribe unasangize ibiganiro byacu abandi bantu b'inshuti zawe bari basanzwe bakurikira ibiganiro bya Samu Gakire. Ubabwira ati dore ni hano mu rugo niho Samu Gakire mugiye kujya mumukurikira cyane. Urabampaye inkunga ikomeye cyane. Mbashimira uburyo mukomeje kumba hafi, uburyo mukomeje kunyereka urukundo rwinshi cyane. Nanjye sinzabatenguha kubazanira ibiganiro byiza cyane. Uyu munsi urugendo rukomereje hendi kumwe na Fils yamamaye nka Fils muri sinema nyarwanda ndetse n'andi mazina ajya atandukanye. Yatanze ibyishimo byinshi cyane, muramukunda cyane bitewe n'imikinire ye, bitewe n'ingano ye na komedi nyinshi cyane yajya akina ndetse na filme byagiye bibasetsa cyane. Tumuhuje na Nyina wa Mbogo, nawe muramuzi. Ubwo yo mvuze Nyina wa Mbogo nyine iryo zina ryo naryo ryaramamaye ryarenze imipaka. Ikaze Nyina wa Mbogo ku Rugendo Online TV. Okay, murakoze cyane rwose ndanabashimiye ku Rugendo Online TV. Rwose nanjye ndabishimiye nkuko mumpaye ikaze. Murakoze cyane. Cyane ku muntu udukurikiye reka tuhite tumubwira amazina yawe ya nyayo ninde? Okay, amazina yanjye ya nyayo nitwa Mukanyandwi Alphonsine. Ko ngenda umwana wa karindwi wacu. Umwana wa karindwi wavutse ryari? Ngewe nkaba navutse 2000 pardon. Nkaba navutse 1979. Nanigize umwana muto cyane. Narigize agiye kuvuga 2001. Bise bimeze bite? Ndashima Imana papa wanjye. Amazina ninde ya nyayo ari kwiranga muntu? Ni Mudahigwe Emmanuel. Hanyuma akaba banze nka Fils, Gikwavu, Rubyogo, Rutitiba, Macari naryo bajya barinyita. Banze ku mazina menshi cyane. Hanyuma buri filimi nyinye ubwo nyine n'izina ryaryo. Hanyuma nyine nkaba nkunda abafana banjye. Peace ku bafana ho muri Nyagasana bamenyere. Ndabakunda cyane. Ndabakunda cyane Fils. Hari umuntu ukubona kumva Fils ya Fils nkuko Nyina wa Mbogo yaravuze niwe mu bihumbi 2000 na kangahe. Wavutse ryari? Urakoze cyane. Navutse 1986. Ari bagenzi bacu. Cyane. Undushaho imyaka nubwo atari byinshi cyane ariko nanone ni byiza mwagiye mutanga ibyishimo. Ni ibyamamare, ibi ni ibyamamare nahuje. Nyina wa Mbogo yinjiye muri sinema ryari? Ninde wari ukwinjije? Nihe filime yagufunguriye amarembo yo kugira ngo umenyekane? Okay, Nyina wa Mbogo filime yafunguriye amarembo kugira ngo umenyekane ni yitwa Harina Kubaho. Ariko iyo filime nabwo kugira ngo umenyekane murabona Kanyombya, muramuzi. Kanyombya niwe wanjyanyemo anjyana kuri boss wacu ariwe witwa Habyarimana Sharire. Boss Habyarimana Sharire ndamushimira cyane, niwe watumye menyekana na n'ubu kandi aracyamfasha. Niwe watumye iri zina Nyina wa Mbogo niwe watumye namamara.
bari guhayira izina bagendeye kuki kuko abakinnyi bose barimo hariya nimba abantu bibukira filime Haranira Kubaho bose bafite amazina agendeye ku bikoko harimo Nyinambogo, Kanyombya, Samusuri, Nyagahene, Mukarujanga n'abandi. Ubwo urumva ayo mazina yose ari ku bikoko, ku nyamaswa ndetse n'inyoni. Kubera iki bakwise imbogo cyangwa bagiye bafata umuntu bakareba? ngira ngo impamvu yagiye atwita amazina y'udukoko wenda yagira ngo atagira umuntu yita izina ry'undi bikaba nabi bagaserera, yihitiramo wenda kuvuga amazina y'ibikoko ariko ntacyo bintwaye. Iriya filime uretse izina niki yahinduye ku buzima bwawe uretse ko izina ryawe ryamamaye? Wenda hari icyagiye gihinduka, ikintu cyahinduye ku buzima bwanjye gukina sinema nyarwanda. Ikiza cyayo byatumye ntinyuka, mbese mbashapu mu bantu bose, sinagira isoni, ikintu cyose mbese nkumva ibintu byose nta kibazo. Byatumye mbese ntinyuka. Byatumye utinyuka cyane. Tujye kwa Fisi, winjiyemo ryari? Nubwo nawe uransubiza nk'uburyo narimbaje Nyinambogo, ni ihe filime yakubakiye izina, ninde muntu wakwinjije? Murakoze cyane. Filime ya mbere nakinnyemo bayitaga Fata Umwana Wese Nk'Uwawe, nayikinnye mu mwaka w'2000. Hanyuma ngewe umuntu wanyinjije muri filime bwa mbere na mbere yari umugore witwaga Claire Muganga, ariwe watumye nkina iyo filime ya mbere. Ariko nyirizina umuntu wanyinjiye muri filime neza agatuma mba n'umusitari ni Kanyombya, kuko Kanyombya twakinanye filime yitwaga Nta Munoza. Ngewe na Kanyombya tujya kwiba amandazi muri botike, dushyira amandazi mu mifuka, nywa ikijaga cy'amata. Hanyuma Kanyombya namusanze ahantu ku kiliziya. Kanyombya yari yaje kubatirisha umwana, ni ku kiliziya cy'iwacu Kacyiru, n'ubwo ubu bagisenye. Hanyuma Kanyombya yari umusitari cyane. Hanyuma Kanyombya tuba turamenyanye, ninjira muri taxi aho yari bari bahafunze banze ko binjira kubera abantu bose bari bashungereye. Ngewe mbashapu mfungura urugi rwa taxi ninjiramo. Kanyombya ndamwibwira nitwa Fisi, mubwira nimero yanjye, sorry ni kubera isepfu, mubwira nimero yanjye ya telefone nawe ambwiriye. Hanyuma turangije turamenyana, tumaze kumenyana hanyuma nkajya muhamagara nawe akamamagara. Agasefu karamufashe. Reka tuganira na Nyinambogo, araje arabamera neza mu kanya, ibintu bigende neza cyane. Nyinambogo ati ninjiye muri filime, ninjiye mw'icyo gihe nakundaga kukubona uzenguruka ubucuruza amasede. Ni he hantu wageze? Ahantu hose narahageze ncuruza amasede, nagiye ahantu hose, intara zose ndazi zose. Ibindi bihugu wagiyemo ni ibihe? Nagiye i Burundi, ariko i Burundi ntabwo ngiye gucuruza amasede. Twagiyeho na ba Kanyombya badutumyeho. Ubwo ngubwo ahubwo nagiye Uganda, njya ni Bugande honyine niho nacurujeho sede. Ahandi ni mu Rwanda. Unabigenda baraziguraga? Baraziguraga cyane. Fisi, wagarutse none ubu ngubu agasepfu kagiye ati Kanyombya yaramfashije, ndamushimiye cyane. Imana imuhe umugisha Kanyombya. Imana imuhe umugisha Kanyombya, yaramfashije, mfasha nyine kuba umusitari, bimfasha no kuba narabonye amafaranga. Gusa nuko amafaranga navanyemo yari menshi pe, nacuruje amasede. Amafaranga nagiye nyafasha umuryango, ni kuko papa wanjye ntabwo yari ari hanze, aba hanze. Ubwo rero nanjye bituma nsigarana umuryango nkuba hafi, yaba abavandimwe banjye na mama ndumufasha, nawe yarakoraga ariko mufasha.
ubwo rero ndabishimira Imana. Gusa nageze mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ninjiye muri buri nguni zose ncuruza y'amasede. Hanyuma ndashimira abarundi, Imana ibahe umugisha. Ndabizi ko mu nkunda kandi nanjye ndabakunda cyane umutima wanjye wose. Muri abana beza, mwaramfashije. Harimo aho ari nk'igihe nigeze kugera i Burundi baranyiba amasede, banyibye nta mafaranga nari mfite, mbura ahantu ndara. Umuntu w'umupapa w'inshuti yanjye w'umurundi nyine ntago nari muzi, yaramfashije anjyana iwe ndaharara. Mbese mu by'ukuri abarundi n'abana beza, Imana ibahe umugisha. Niyo mpamvu ngewe sinzi uburyo nabibitura, Imana izabamera umugisha mwese kandi muri abana beza. Hanyuma rero nuko nguko nanjye nagiye mu nkora mu gihe cyanjye cy'amasede, ngenda nzenguruka i Bugande, njya ahantu henshi cyane hatandukanye. Nagiye no muri Kongo naho mpurirayo n'abashuti, abantu b'abapapa b'abakire b'inshuti zanjye baramfashije nabo cyane. Mbese nagiye nzenguruka ibihugu byose bitwegereye bya East Africa byose, nagiye gucuruza amasede, ngira nyine ngenda nyiri ibyo ngeraho, biramfasha. Nubwo amafaranga ubu ngubu nyine ntagifite nk'uko nari nyafite, ariko nibura ndishima yuko hari ahantu ari icyo nafashije umuryango nanjye. Ati hari icyo nafashije umuryango, nicyo nakuyemo ko umubyeyi wanjye ntabwo yarahari, nafashije mama wanjye kugira ngo tutunge barumuna banjye. Nyinambo, hari umuntu ushaka kukubona gutya akavuga ati wenda Nyinambogo niko yavutse, hari n'abandi se wenda bashaka kuvuga ati byagenze ute kugira ngo uvuke umeze gutyo ufite ubwo bumuga? Abantu bose n'ubundi bazi ko njyewe ariko navutse, ariko koko navukanye ubumuga ku maguru, kuko agiye natangiye no kumenya guhaguruka mfite imyaka 3. Ubwo mu rugo babona, mbese banjyana i Gatagara kwa Felepari i Nyanza, bahita banjyanye mfite imyaka 8. No kuba ndeshya gutya ngiye batinze mu rugo, batinze kunjyana kumvuza. Iyo baranjyanye kumvuza kare naraba mukuru cyane, nagiye imyaka myinshi, wenda mbana amagufwa barayagoroye nkakura nkaba muremure, kuko muganga yavuze ko kugira ngo mbe mugufi ari amagufwa, kugira ngo amere neza ajye mu mwanya wayo, yagendaga ajya mu mwanya utari uwayo, bigenda bimanuka. Ubwo rero niyo mpamvu rero ku buryo n'umwana wanjye nabyaye wa kabiri nawe yagize ikibazo ku maguru nk'icyanjye. Niyo mpamvu umukuru afite imyaka ingahe? Umukuru mu kwa 12 kuri 20 wagize imyaka 10. Yitwa nde? Umukuru yitwa Kariza Audrey. Uri mama Kariza? Mama Kariza. Umuto nawe rero akaba akoresha n'utwa 11, azaba afite imyaka 5, akaba yitwa Tuyishimire Sinera. Wagiye ukira gute kugira ngo ubashe kugenda nta kagare nta mbago? Ukuntu nagiye nyira, ubwo nagendeye mu kagare, kwa ko barabanje babaga akaguru kamwe, nako yose ntabwo bayabagira rimwe, karagira kajya mu mwanya wako, babaga n'akandi nako baragatunganya, kuko iyo batambaga nk'amaguru ngo bayagorore neza, nk'ubu bayabaze nk'inshuro 10, mba ngenda nikurura hasi. Aho kubera Imana ntabwo byabaye, kuko nari mfite na beke zo mu maboko na za pare zo ku maguru. Noneho Imana nta kitakoze, ubwo none nabaye n'umusitari. Imana ishoboye byose. Imana ishoboye byose. Imana itakora. Fisi, wowe kubona ungana utyo n'umuwo mu byibuho, umuntu ashaka avuga ati uyu mwana ashaka ko yaravutse afite ibiro nka 30. Nawe ugiye kumpa urugendo rwawe n'uburyo nyine byaje gute? Urakoze cyane. Ngewe navutse ngewe ndi umuntu mutoya cyane ushoboka, hanyuma ngenda nkura ndi muto, nangiye kugira mu myaka 14, 15, ngenda mbyibuha gake gake, imyenda y'ishuri igeraho ibura yanjye inkwiriye,
noneho bakajya bandodeshereza, ngenda mbyibuha gake gake kuko narirukankaga nkiri mutoya umujyi wa Kigali amaguru nkayamara, ariko ngenda mbyibuha nisanga nyine gutya narabyibushye. Mu minsi ishize nari mfite ibiro 150, mu minsi yashize nari mfite 135, hanyuma niyongeraho ibiro 5 ngira 140. Ariko kubera Imana nari umumama w'umuganga yaramfashije cyane. Uwo mumama akorera Kicukiro ahantu mu kaetaje, atanga ibintu by'amarejime, yantumye groupe sanga y'amaraso yanjye, hanyuma mfasha kujya kuri regime. Ubu ndi kuri regime gusa ntago biragabanuka ku buryo abantu bose babibona, ariko kubera Imana ngenda numva ko biri kugabanuka. Iki cyagabanutse iyo wabyibushye cyane ni iki biba bikubangamiyeho? Ibingabangamira ni byinshi, yaba kujya muri toilette birambangamira. Toilette urabizi ko abantu umuntu ajya muri toilette akicara, noneho umuntu akicara mpaka birangije nyine abisoje. Ngewe rero mu gihe njya muri toilette nkicara nkamara umwanya nkongera nkaguruka, nkongera nkicara, nkongera nkaguruka, nkongera nkicara, ngahita mvamo mitangende kubera kunanirwa. Hanyuma na ya gahunda nyine y'abantu bakuru nayo birabizi, urumva irangora. Ni ibintu byinshi cyane bingora kuzamuka. Ugiye ikora? Ndayikora rwose. Kandi vuba mfite n'ubukwe. Ahubwo nagize ngo wari kuzayikora ari uko ufite ubukwe. Oya. Uriba wariyibye? Ntago twerega turi abantu twambaye inyama n'amaraso. Kandi hari igihe burya iyo umuntu ari muzima aba agomba kugira uko yigenza. Mungu wamwumvise? Namwumvise Fils. Ugendera kure. Ahubwo yangiritse. Ahubwo Fils arakaze. Ntabwo nzi ko ariko bimeze. Ibintu byo kugira ukuntu wigenza. Kutihanganye. Oya ntago wakihangana. Usanga ugira uko wigenza hamwe none ejo ukayigira uko wigenza ahandi. Oya. Mfite umukunzi tumaranye imyaka 3, ni nawe tugiye gukorana ubukwe ejo bundi ku itariki 6 z'ukwa 11. Ubwo rero gahunda nyine bimeze neza, gahunda irakomeje. Ahubwo mbonera gutumira abantu, numiye abantu bose banyarwanda kugendera ku mabwiriza. Kugendera ku mabwiriza abantu bagushyigikira. Ndabizi, ariko wowe wagiye kwipimisha COVID-19 nta kibazo. Abantu banshyigikire, ababa hanze ndabatumiye, ababa mu Rwanda mwese ndabatumiye. Nta muntu mpeje agiye mu bukwe bwanjye, muzaze. Hanyuma batazabasha no kuhagera mu ntwerere nyamuneka ndabasabye, yaba abazaza yaba n'abatazaza. Ababa hanze namwe mugira icyo mumbwira, mumfashe ku ntwererano, ndebe ko ari ikintu byatanga, ndebe ko nava mu busore nkajya nkaba umuntu w'umugabo, nanjye nkajya nitwa papa, nkajya ntaha umwana aza yiruka nkamobera ati papa aratashye. Mve mu bintu by'ubusore. Burya iyo uri umusore hari imigisha myinshi ibifunze. Iyo uri umuntu w'umupapa rero imigisha iragufungurirwa. Uragasobanukiwe? Ndakazi ngenda umusiramu. Ngira ngo wambonye neza. Kandi nubwo sidija burya rega ariyo yerekana ko umuntu ari umusiramu, gusa nuko ni nk'ikirango n'ubundi. Yo ugize amahirwe Nyagasani akagufasha ikaza, kuko hari abamaze n'imyaka 15 mu idini ntizi. Hari n'abavuga ngo nakubyeho ngo niki, nabo bazakubeho turebe. Ahubwo nzi ngo ari ikirango cy'umuntu ukunda gusenga cyane, yukunda gusari iraze. Nsari inshuro 5 ku munsi. Zabugenewe ni 3 ngira ngo. Oya ntago ari 3. Mu gitondo saa 11, saa 6, saa 9, saa 12 na saa 1. Ariko ishaka kuba usonza vuba. Nsonza vuba pe, n'ubu mfite inzara. Ariko impamvu nye mfite inzara n'ubu, nk'ubu ngubu nakubwiye ko ndi kuri regime, nijoro sinkirya, nsigaye ndya rimwe ku munsi, ndya saa 6 nkazongera kurya ejo saa 6 z'amanywa.
yakwishe ndi kubibona inzara ya danje buri ibinanagaragara no mu maso kuvuga ati vizi nimba ngano uricyo ubwo nimba mukunda akazaza kunsura ubwo nzabona ibiryo bimuhaza oya ntago ndya byinshi kandi njye ndi umusirimu ntago ngewe nk'ubu ngubu usibye ko wenda inkoko bazimvanyeho kwa muganga ubundi urabizi abahandi batanga regime bakakwemerera inkoko n'iki n'iki ariko ngewe n'inkoko bazimvanyeho bambwiye ko ngomba kujya ndya wenda isamake gusa ibijumba ibirayi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye kandi nukomeza gukurikiza amabwiriza ya muganga ibintu bizagenda neza cyane ahubwo dore muganga aramamagaye hari ikibazo mwitabye muganga wawe reka binganira na nyina mvugo nta kibazo umwitaba ariko bitugaruka nyina wambo wabyumvise fisi ukimubona bwa mbere ntago nkuko nawe wenda abantu bahari igihe bakubona bakavuga ati nyina wambogo fisi nkimubona bwa mbere nanjye kubera ubunini yari afite naravugaga ati se fisi koko buriya fisi azashaka umugore ariko nyine kubera imana kumana buriya byose birashoboka nk'uko nanjye abantu babanga se buriya ngo nyina wambogo ngo yabyara ngo nta muntu mugufi ngo ujye ubyara njyewe no mu rugo bajyaga babimbwira ngo ntabwo nabyara ngo kubera ko ndi mugufi ko ari ngiye mugufi uri mu rugo buriya fisi rero abantu bakajya bavuga ngo fisi buriya si umugabo wawe ngo ko tubona mukundana cyane ibintu nk'ibyo ngibyo buriya fisi ntabwo yagushobora abantu bose bagira ibyabo mbese gutwita ntibyagutunguye oya gutwita ntabwo byantunguye njye buriya ntwita amezi 9 n'abandi bamama batwitira kandi kubyara barambaga nk'uko bankora sizerine nk'uko n'abandi bose bakora sizerine umwana we mukuru kandi ni muremure ubwo aragusumba abana banjye bose ariko ni barebare n'uriya mutoya niwe abaganga bavuze ko ari muremure ko bamucishe no muri radiography inshuro 2 abaganga bavuze ko ari muremure ikibazo ari amagufwa agenda ajya mu mwanya utari uwayo niba mushaka kuzamugura bakazamutunganya nawe ni muremure nawe azansumba umukuru we ni muremure cyane aransumba rwose yiga he ku buryo niyo ngendana nawe ntabwo wamenya ko ari uwanjye ari umukuru n'umukobwa bose ni abakobwa bariga umutoya niwe utiga kubera ikibazo cyo kumujyana kumuvuza cyangwa kujya kumuvuza aziga buriya yarakize ariko umukuru ariga muganga akubwiye ngo iki muganga arashaka kureba ari ibintu ashaka ko tuvuganaho arashaka kureba nimba koko hari icyo imiti yaguhaye kuko ndumva maze nk'ibyumweru 2 ndi kugenda mfata regime icyo gihe nari mfite ibishano 40 ubwo aragira ngo rero turi kuganira na Fisi ndetse na nyina wambogo n'ubundi turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko muraza kumbwira sinema muyibona utese yabinjije iki ko ari abantu benshi mwagiye mukinana batumbagiye ese mwe byapfiriye hehe nkawe nyina wambogo njye sinema cyakora ikiza nayikuyemo nuko yanyubakiye izina harimo n'abantu bakinkunda bitewe n'izina rya sinema sinema nta mafaranga arimo sinema nyarwanda nta mafaranga arimo harimo makeya cyane nyine utagira ikintu akumarira amafaranga nyine yo kurya ukarya tuvuge bashaka kuguha nk'ibihumbi 100 uyu munsi wenda ugize amahirwe ukabona akaraka karemereye ukazongera ukayabona n'ubundi andi yashize urumva ko nta kintu bimaze gusa nyine ni kwa kundi ko kuvuga ngo twe dufite umutima wa sinema hanyuma dukore nyagasana azagira icyo atugezaho nk'ubu ngubu nkanjye natangiye gukora YouTube channel mfite YouTube channel yitwa Fist TV Official iyo YouTube channel iriho film yitwa Kabashengure series ni film ndi gukinana na nyina wambogo ari umugore wanjye ni filime ndi gushyiramo abandi bantu batandukanye n'abashaka gukina umukunzi wawe arimo n'umukunzi wanjye arimo bamwita Fatuma nawe arimo ari gukina ari mushiki wanjye
nk'ubwo ibyo basi nibyo basi byazagirira akamaro bitumarira yaba njye na nyina wa Mbogo cyangwa se n'undi muntu ariko wenda njye na nyina wa Mbogo impamvu nahamagaye nyina wa Mbogo kuba monetize YouTube channel ntabwo iraba monetize haracyabura amasaha usibye ko na subscribe ziracyari hasi maze kugira subscribe 1260 izo mfite abantu barajyaho bakore subscribe ufite niki kikugora rero sasa kuba gukora iyo filime ya urakoze cyane ikingora ubundi hari nari mfite kamera ariko kamera yanjye nagize gutya umukameramani arasitara kuri esikariye aranyerera yikubita hasi kamera irameneka imaze kumeneka rero ubwo urumva mu by'ukuri kugira ngo dukore biri kutugora niyo mpamvu nsaba buri muntu wese aho ari aho uri hose ku isi wumva ikinyarwanda nimba washobora kubona ubushobozi bwo kumfasha nkabona indi kamera ni ukuri Imana iguha umugisha wamfasha rwose nkareba ko nakomeza nkabakorera murabizi ko ari mwebwe nkorera amafilime meza hanyuma tugakomeza tukabafasha yaba njye na nyina wa Mbogo yaba n'abandi dukorana mumfashe rero ndabinginze hanyuma wenda tuvuge umuntu avuga ati wenda fisi ntago ndi boma amafaranga yanjye y'ubuntu kuko urabiza wenda barimo abantu baba bavunitse wenda ushobora kungurira kamera ukavuga ati fisi buri kwezi ujya ugira amafaranga unshyira kuri banki none ya mafaranga yanjye nashiramo kamera uyigumane nabwo wabumfashije cyane gusa hari umuntu witanze ufite ubushake akavuga ati je n'ubundi amafaranga wenda urabona nk'ibintu byo hanze biba bihendutse ntago ari kimwe no mu Rwanda umuntu wenda akavuga ati reka fisi mugore agakamera nukuri Imana yakumera umugisha kandi nukuri nicyo kintu nabasaba hanyuma ikindi kintu nabasaba cyane ni ukuzaza mu bukwe bwanjye mfite ubukwe ku itariki 6 z'ukwa 11 hanyuma ikindi nabasaba ni ukuzanwerera no kumba hafi ndumva ari byo bintu nabasaba pe ibyo nabasaba tufite ubukwe mukanya nyine Mbogo ariko mwango ngiye n'untunga abantu hajya bavuga ngo sinzabyara cyangwa se barabafise akavuga atari kuri ya muntu ko tubona bite n'amabere bura wazabyara sha ngewe nzabyara kandi naranabyaye mfite umwana mukuru mfite umwana mukuru gusa ntago nabashije kubana na mama we kuko hari ibyo tutumvikanyeho hari ibyo nabonye yagenda yimeze nk'umuntu yandagaza kandi ngewe ndi umuntu w'umusilamu ari amahame yanjye nyine ngira ntago rero nimba umuntu umubwiye ati mera gutya kugira ngo tubane akabyanga ubwo urumva ntago nanjye umwana mfite afite imyaka 5 gusa ubu ngubu yarakuze ahantu hajya bavuga ati bashaka kuvuga ngo fisi ubundi ngo njye wamuma nkamureba nkareba noneho nimba nanafite azajya ashobora ya gahunda mwumve ko fisi yabisoje kera aho ndibeshye mwana wanjye afite imyaka 8 afite imyaka 8 nabyumvise rero nuko bimeze turi kugana ku musozo mwabyumvise fisi akeneye ubufasha kugira ngo abone kamera akeneye ko mu mutwerereje ubundi afite ubukwe nyina Mbogo afite umwana urwaye ukeneye kujya kuvuzwa nawe mumushyigikire cyane ubwo mukanya wenda tugiye kuza dusoza bavuga nimero reka duhere hano nk'abafana banje bankunda nanjye kandi nkaba mbakunda ikintu nifuza ko mwamfasha ni ukugira ngo muntere inkunga mvuze uriya mwana wanjye wankurikije ubumuga kugira ngo bazamugorore amaguru ye bazamubage amagufwa bayagorore bayashyire ku murongo neza kugira ngo wenda azabona ukuntu akura neza ubwo rwose ndayibasabye kugira ngo mbashe kujya kumuvuza ubwo nkaba nababwira nomero yanjye 0788 13 058 78 nakuvaho wenda dusoza umaze kuvuga nimero yawe bitewe n'ubumuga ufite ni iki kintu kiya kikugora gukora cyangwa se ujya gukora bikagongwa n'uburyo umeze ikintu kingora gukora se ikintu kingora gukora ndumva ntacyo ngiye ibintu byose nshobora kubikora
wenda ikintu ntashobora gukora nakwa ni urugero ndi kuguha nakwa kundi wenda bavuga ati urajya kuvoma amazi ngo uraterura ijerekani yuzuye amazi ntabwo nayishobora niyo ntashobora uvomera mu turitiro mu tujerekani dutoya tune twarindwi ariko ibindi byose ahantu hajya haba nk'ahari wenda ujye nko kwazamuka bikanga ahantu harehare ikintu kingora ni ukumanuka nibyo bingora kuko amaguru yanjye ubu ngubu ntabwo ahina neza usanga umuntu afite igitanda kinini ugasanga no kukimanuka bigoye ku buririho ndahashobora naguhana nira fiko vuga igitanda ukagira wowe none igitanda cyahita kigira bisaba igitanda gifite imbaraga wowe ngiye ntago ndara ku gitanda ngiye ndara hasi kuri matora hanyuma ikintu navuga nimero zanjye kuri bya nababwiye bya kamera cyangwa se n'iki no kumfasha kumba hafi ku bintu bijyanye n'ubukwe ni 0788991179 ndumva uri buze kuzipininga ku kiganiro ndaza gushyiraho amanimero yanyu mwembi reka mbashimire cyane Imana ikomeze kubafasha kandi namwe mushayininge muri sinema nyarwanda abantu babakunze mwaje mutanga ibyishimo ntago Fils ari izina rito muri sinema nyarwanda nyina wambogo ntago ari izina rito namazina yagiye akora cyane yigaragariza abantu mugende mujye mubashyigikire muri projet zabo bafite Fils afite ubukwe afite na channel ye mukore subscribe mufashe kubona kamera nyina wambogo Fils TV official barajyaho bakore subscribe banajya banasangiza navuga ntibibagirwe gukora mu by'ukuri nimba umbona unkunda nukuri nimba uri umufana wanjye ntiwibagirwe gukorera subscribe no muvandimwe kuri YouTube channel yitwa Urugendo TV Urugendo Online TV ntiwibagirwe kabisa gukora subscribe Urugendo TV ntiwayamenye kandi murabizi yuko rwose no muvandimwe bamwibye YouTube channel rwose mumufashe nimba utarakora subscribe ntutambuke rwose utamuhaye subscribe hanyuma nanjye nyine bwo nisabye twembi isaba Imana ibaho umugisha reka mbashimire cyane mukomeze kugubwa neza mukomeze gushayininga kandi abantu bakomeze kubafasha narindi kuvuga nyina wambogo nawe umwana we yararwaye akeneye kujya kuvuzwa mubashyigikire mu buryo bugiye butandukanye nimero zabo ndaza kuzishyiraho hejuru Urugendo Online TV keep watching genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire